mbega ibyishimo kuko n'ibyaha nakoze koko ngeze mu ijuru koko. Ariko we abantu bari gukora ibyaha ku isi muzibimira mu isi, ariko mbega hari neza we. Siko wagira ngo niho Imana yabanje kurema koko ubundi hano na ba Yakobo dore ba Yezu rebera we ni benshi kuko ubwo nisanze ahantu n'ibyaha nakoraga. naho umuntu wa mbere ku isi none rurema n'ubusinzi none ngezaho muri iki ndegisi nugushima Imana Imana kuba ahantu ntagiye nk'utonda ngafata n'abantu se Yakobo nawe wahagezera ni byiza gusa paradizo na Petero ubura cyane nawe naje mu ijuru. none se gako iwacu twiberaga ko twagiraga ku misarani yarigana cyatse kunyana koko. Purize mu ijuru akena iko out ndanyara peti banyara yewe washaka gushana kunyara nese kuza mu ijuru nta muntu yaza mu ijuru baranyara nese waza ukicwa n'inkaranga hako se koko yakumbe zo nayo kunyara koko nese ko nyine kunyara nta mayaka mwimwe anuka ni cyaka mwiza nigiye mu yisi oya nico kumwe nico kwagasi cyaka muna